Bazaniye agafilime keza cyane karimo inyigisho ndetse karimo n'ubumenyi bwinshi ushobora kwigiraho, aho dutangiranye n'umugore ndetse n'umusore aha ngaha bicaye aha ngaha basa nk'abari kuganira. Umugore ari kumubwira agira ati ariko ngo ibintu byose bitangwa n'Imana, nk'ubu ngubu Imana igahita ifata ikangiza nk'ahantu ari ahantu heza umuntu yakwiturira cyangwa yakubaka, cyangwa ikanyihera nk'umurima runaka ukambera mwiza mu bintu byose nishakira. Uretse ngo uwo murima ngo waba ukunyuze ukumva wishimye cyane ngo cyane, ibyo bintu nibyo bintu nakwifuza nkumva ndishimye pe. Umvise uno mugore disi turabona asa nk'urangajwe n'imbere y'imitungo kandi ni abakristo bombi. Arambwira ati ariko uratekereza ngo nk'ubu ngubu mfite nk'umusozi wanjye hano muri Nigeria untunze pe, nanjye nkajya nitwa umugore ufite ikibanza cye muri Nigeria, urumva iryo atari ishema? Ntabwo uri kumva ibyo bintu, ngufotoramo iyo foto nicaye cyangwa ndi ahantu nitwa bosi w'ahantu runaka, ngo iki urumva yuko ibyo bintu ari byo bintu bigushimishije imbere yawe, ngo cyane ngo shyira mu gaciro ngo wowe wumve ibyo bintu. Urumva ibyo bintu bitaryoshye ujye tureka guhakana ibintu rimwe na rimwe. Ngo itekereza nicaye ahantu abona ndi bosi, umugabo udise ukabona ko ari kwisekiramo gake gakeya yumva ibintu umugore ari kuvuga by'irari ry'ibintu, ari kuvuga ati njyewe ndifuza kabisa nawe nkitwa umubosi mfite nk'ikibanza kinini cyane ahantu, ngo keretse ukimaye n'umugabo bari kumwe bisa nk'aho ari umukire ashaka kumufasha, ngo akaba ari kumusaba ibintu runaka akeneye. Gusa niba ugeze aha ngaha bwa mbere cyangwa gusanga ukande subscribe kugira ngo tubashe kujya dukomezanya. Batwereka aha ngaha amuzana ha hantu wa mugore yarutaga, aramuzana amwereka ikibanza amubwira ati uzi nk'iki ngiki ari icyanjye, ubu nahita nishima ku rwego ruhambaye cyane, ubu nkabona ari icyanjye, ngo buriya ngo nashima Imana, ngo najya nsimbuka ngashima Imana nkabwira ati Mana warakoze kuma kino kibanza, ngo ni ukuri byaba ari amatangaza, byaba ari ibintu bishimishije cyane pe, ngo mbonye hano naranjye ngo nahari haruguru hose hakaba hawe bose pe, ngo hano hose rero ubu ngubu iwe ngiye gukoresha akantu kugira ngo twemere yuko ibintu uri gushaka ari ukuri. Turashaka umuntu tumubaze niba ibyo bintu ukeneye kuko ubikwiriye, niyemera ko ubikwiriye reka tubiguhereza. None umugore yahise asara avuga ati ngo iki mu Mana yanjye murabima, reka nze noneho mu gihe nta kibazo uwo muntu turamushaka. None umugore yahise yishima cyane, ibitangaza bimubera ibitangaza, umva yuko umugabo amukoreye ibintu byiza cyane nawe ubwiwe ashobora gukeka yuko byabaho. Mana yanjye umugore murabona yuko yishimye cyane, bari kumwereka bamutungira aramubwira ati hariya hose kirangirira ruguru iriya, gusa nawe cyaba icyawe. Mana yanjye umugore yishimye ubona yuko byamurenze, ari kumva bari kumubeshya. Mana yanjye dore umusore kumubwira ati wowe nta kibazo, wowe gusa ikintu kigomba kuba aha ngaha turakora aka game kugira ngo uyitsindire neza ijana ku rindi. Wari ikibazo ngo game ngo byoroshye cyane, ngo humura ngo iyo game ndayitsinda pe, icya mbere ni uko aba hanjye, sibyo? Ngo nicyo cyonyine gikenewe. Ese mwiyumvire, umugore arangajwe n'ibiri imbere by'imitungo byonyine, nibyo bintu byamusajije kurenza ibindi bintu. Aha ngaha umugore tubona yishimye byamurenze mu bintu ari kuvuga byose, uri kubona yuko ikimurangaje ari imitungo kurenza ibindi bintu byose. Ese ureba aha ngaha noneho umusore yamubonye arituriza, umusore yuko nta bintu by'akavuyo ndetse nta n'ibyo gupanika afite, yakumubwira ati rero waha ngaha ubu ngubu aha hose agiye kuba hawe, ejo bundi uzaba witwa umumeri w'umubiyoneri. Mana yanjye ngo urakoze cyane pe, ngo niba ibyo bintu rero utari kumbeshya, Mana yanjye ngo ndumva nishimye. Umugabo disi bisa nk'aho ari umukire ari kwifashiriza uno mugore dore n'inzozi afite. Gusa umugabo ari kumubwira ati kugira ngo bino bintu bitsinde turakina game kandi irasaba undi muntu, ngo umuntu uwo ari we wese ngo yabyemera pe, nta muntu utakumva ngo batwereka umukobwa witwa Sandra aha ngaha ari kureba ibyo bintu bari kuba umugore yishimye. Dore aha ngaha baraje begera basatira gahoro gahoro bari bari kuza. Dore aha ngaha umugore baraje, ngo dore ngo bamwita Sandra ni inshuti yanjye, ngo Sandra ngo bimeze bitese, bimeze neza yanga aha ngaha ngo kabisa ni inshuti yanjye, ngo uyu nguyu umuvandimwe wanjye, kandi ndifuza yuko
mwamenyana pe. Reba ahangaha ngo bamenyanye buriya urumva, ahangaha noneho baraza aramuzana ngo Sandra, rero ikintu ndi kubwira ubu ngubu, uno mugabo ashaka kunyiyera imitungo, ashaka kunyiyera kino kibanza no murimo. Wowe ikintu ugomba kuvuga, ikintu cyose uzajya kubwira uzajya uvuga yes, yes gusa, uvuga yes. Ikintu cyose akubaza uravuga yes, ugomba kuvuga yes. ngo iki oya, ngo ikintu cyose akubaza nushaka kubaza ubugore icyo cyose uvuge yes, umbabarire mu buri kintu cyose akubwira uvuge yes, ngo nta kibazo we ndavuga yes, ngo tugende. Umugore abaraje disi biba yishimye ari kumwenyurira nk'ahantu bavuye kugambana. Urumva ngo rero ahangaha ikintu nshaka kubwira ngo ngiye kumuha kino kibanza cyose. Iki kibanza, oh my god, arabanza arareba ngo ikibanza ngo twavuganye ngo kiri kuwitangara, ugiye kuvuga yes, uvuga yes ngo ikibanza kingana gutya hano hantu ngo biri kumucanga ngihanganaho gatoya, sibyo nongeye nje kumuganirizaho umunota umwe wonyine leta mugarura, sibyo ngo ari ikibazo ngwino hano. Kiba kiramujyanye kirukanka cyane, wowe ngo ibyo nakubwiye ntabwo uri kunyumva, nakubwiye ngo uvuge yes. Yasaze kumbwira ati ngo kuki uri kuntubansara, hingo mbabarira agenda uvuge yes, ibyo cyonyine nyine una kindi nyine kuvuga yes. Uri kunyumva mana yanjye? Umugore urabona yasaze yasizoye, avuga ati nonda nakwica n'ibintu uri kunkorera, ngo reba ubwo muri kunkorera, mbwe ati muguceceka mu izina rya Yesu. Umugore ahita aceceka, cyangwa ati wabaye utunze ngo tukamubwira ngo urakenera ino mitungo ingana gutya, ngo hano hantu wakwiriye. Mana yanjye, umugore agiye kumwimisha imitungo kandi umugabo rero yari yasaze, ari kuvuga ati mana yanjye ndabigenda gute we, dore ahangaha kumubwira ati ngo hano hantu ushaka kuhatsindira nta n'isoni, ngo natwe tuhakeneye, ariko ngo urakeka ngo uri umugore mwiza kurenza abandi bose, ngo jya hasi utuze hano ntabwo wabona. Ngo ati ngo ese wakwenganya ukavuga yes, uvuge yes. Ndetse n'uwo mukobwa niba ari kumukorera imitwe, niba ari kumukinisha, niba ari seri byaducanze, reka tureke ari kumukorera ubugome gusa tuzi ko ari inshuti. Dore ahangaha ari kumubwira ati ngo ntabwo mvuga yes, ngo ntabwo mvuga yes, nicyo y'ukuri kabisa kandi ndabikubwiye. Ahita aza ngo iki wambabariye, ariko ngo niba nkubabariye ngo reka nigendere ukinigire kuvugana nawe. Rebe disanga abaragarutse kwegera wa mugabo w'umukire ugiye kubaha ikibanza. Disure banga asa ndambwa ati ngo rero hano hantu hangana gutya gushaka kwegurira umukobwa utazi, ngo iki ngo uranunguye, ngo ibyo bintu ntabwo bibaho, ngo nunabikore. Isanga we ngo ahagaze bikomeza kumucanga, ati bari kumugambanira, ngo uri umugabo w'ikigoryi bigeze ku buryo ifata ukavuga ati ngo hano hantu ugiye guha uno muntu ahantu hangana gutya, ngo umuntu mubuye vuba ubu ngubu ngo urumva wamuheza hano hantu. Dore ngo ari kwibaza ati mana yanjye ari kuvuga ibiki, ngo ahantu hangana gutya. Ngo rero ngo ibintu urimo ndumva ari amakosa pe, ngo ibintu urimo ni amakosa cyane, ngo ahantu hangana gutya ntabwo habaye kiriya kintu. Mana yanjye biri kumucanga disi umugore none yataye umutwe, ari kuvuga ati ndabigenza gute. Dore ahangaha akajya amuga ati ngo urebe ibintu ari kukubwira, ngo none yasaze yasizoye, none wowe urashaka kumuhereza iyo mitungo, ngo si ugushyira mu gaciro ibintu ushaka gukora. Dore umugore ari kuvuga ati ngo mana yanjye ibintu ari kunkorera, ngo wambabariye ukavuga yes. Byamucanze disi none yenda gusara. Gusa umugore ari kumubwira ati none yewe nshaka kumbwira ikintu, reba uburyo ari kumureba disi yasaze, none se ushaka kuvuga ngo nimbimuwe, ngo uvuga yego cyangwa oya. Dore ahangaha mana yanjye none ari kubona finali, dore uburyo umugore yasaze ari kumureba byamucanze we. Ngo rero ngo ikintu agiye kubwira byo kiri kunshaka, ngo sibyo ngo ukuri nkeneye igisubizo kiwe pe, mwambabariye ukavuga igisubizo cyiza. Byamucanze ko igisubizo no mukobwa ari butange bahita bahereza uyu nguyu bwarabatsinze kabisa. Igisubizo natanga ngo oya ntago bakimuha, natanga yego barakimuha. Umukobwa uriya Sandra ahita atangira kwibuka kera bari gusoma ijambo ry'Imana, bakavuga ati buri ijambo ry'Imana amagambo yayo ngo ni meza cyane kuko yubaka ubuzima bwacu. Kwiga ijambo ry'Imana ngo bigirira abantu benshi umumaro kuri iyi si. Ariko ari uri kumubwiriza uriya mugore ushaka imitungo, ari kuvuga ati ngo ntikifuza iby'isi, tujye twifuza kumenya amagambo y'Imana. Isi yumvire uriya mugore yasaga nkaho yari umwigisha cyane. Dore ahangaha ari kubwiriza Sandrine disi akamureba
akamubwira ati kabisa ni byiza uzi gusobanura pe ijambo ry'Imana. Amwigishaga amagambo y'Imana meza cyane kandi anaryoshye disi. Akamubwira ati kabisa uri kubikora neza pe urebe, akamubwira ijambo ry'Imana, akamubwira ati Yesu agira neza. Buriya kumenya Jesus ni ikintu cyiza muri ubu buzima, niyo ntwaro yatari tuba dufite kurenza ibindi bintu byose kuri iyi si yacu. Disi arakomeza aramubwira ati kabisa ibyo bintu ni byiza, iryo jambo narikunze. N'undi munsi watwereke n'undi munsi wa kabiri, ariko mbwira ati muri uku kwezi bari barimo, ariko mbwira dore muri uku kwezi disi uburyo bambwirizaga. Ariko byibuka umukobwa Sandra bino byose nibyo ari kwibuka uburyo bajyaga bamubwiriza. Ariko mbwira ati ngo wow, izi ko usigaye uzi kubwiriza ijambo ry'Imana, usigaye ubizi cyane pe, ngo no kuranshimisha turi kumwe. Imana ijye iguha umugisha cyane uko mbwira ijambo ryiza, mwumva ndanyuzwe pe, Imana ikanshimisha cyane. Gahanga ari kumusenya mbwira ati ngo dusenge muri iri jambo, dusenyeye muri iri jambo ry'Imana igira ati Imana igira neza kandi yumva gusenga kw'abanyababaro. Abantu bose bababaye kuri iyi si, Imana yumva gusenga kwabo. Ngo ni ukuri Imana ishimwe cyane, kuba ubizi yuko nawe buri muntu wese uko yaba ameze Imana yumva gusenga kwiwe pe. Ngo ni ukuri cyane, urakoze Imana ishimwe. Dukeneye Imana mu bintu byacu byose, mu magambo yayo dukeneye amagambo y'Imana ngaze mu buzima bwacu pe, ko biradufasha cyane mu bintu byose dukora. Ndetse urabona yuko ahangaha bari gusenga ahita haza wa mugabo, iyi ngiyi nibyo ari kwibuka ngo ati nifuza kuvugana nawe. Aza kumwereka hano hantu bwa mbere, ari kubyibuka uburyo bamweretse bwa mbere, akamubwira ati ariko hano ntabwo si ubu, hano hantu nyine ni heza, atashamariye cyane. Akuvuga ati ariko hano hantu nyine ngo ni ibisanzwe gusa ntabwo ibintu byose byaba ari byiza kurusha uko Imana ifite ubushobozi bwayo. Ari wa mugore uri kwivuga ushaka imitungo, ushaka kino kibanza, akamubwira ati bino bintu ntabwo ari byiza cyane, ngo Imana niyo ya mbere muri iyi si. Ngo ni ukuri ntabwo bino bintu pe, n'imitungo ntabwo ari ikenewe kuri iyi si yacu. Dukeneye kubanza kumenya Imana, ibindi bikazaba biza nyuma, ariko twamenya Imana, kuko ibyo bintu nibyo by'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi pe. Ni ukuri cyane, ni ukuri pe, tubanza tumenye Imana, imitungo tuba tuyibona. Ariko ndi kubona dore ahangaha tweke Sandra amaze kubyibuka, iyi byose nibyo yari ari kwibuka. Sandra bari kumaza mwese ngo Sandra tubimuhe cyangwa tubyihorere, guvuga igisubizo cyawe. Aramureba uburyo yasaze yasizoye, ngo ati mwambabariye Sandra, mwambabariye, ngo ugerageze umfashe basi, ubwa nyuma basi vuga yego, uvuga yego ngo byanca, mwambabariye ukavuga yego koko, ndakwinginze disura n'umugabo uri yasaze. Nga Sandra bategereje igisubizo cyiwe, ngo atubwiye Sandra ngo tubigenze tarakireba ikibanza ari gusaba. Rero uburyo yishimye cyane yasaze, ndisanga Mana yanjye biri kubagora gutanga umwanzuro. Yararebye uriya mugore aramubwira ati mwamfashije koko, ndakwinginze ngufasha basi, ubwa nyuma na nyuma witamurure basi ungirire neza, sibyo ngo ndakwinginze Imana ikumve basi. Ngo yes, Yesu avuga yes. Umugore yaratunguwe, yarazi ko agiye kuvuga oya, aratungurwa. None ko abaye nk'uguye igihumuro ukuntu, abona aratunguwe. Ngo yes, ngaragikwiriye ikibanza, ngo pe, ngo kandi ngo nuko ntabwo ari ibintu bikomeye cyane waba umuhaye ngo mu mitungo yawe, ngo kuri ikibanza aragikwiriye, ngo kimuye pe. Umugabo nawe yarishimye dise, avuga ati nenegereje ko uravuga oya, kandi inshuti zigomba gufashanya mu bintu byose. Ngo rero watsindiye ikibanza. Oh my god, yahise asara arishima cyane, avuga ati wow, yumva se ari kubyumva neza, arirukanka asa nk'umusazi, atangira kugenda yinaga mu muhanda. Nuko nko agafilime kacu kari kugenda kagana no ku musozo, none twagatangiranye ndagukunda cyane, dore byarangiye bari mu byishimo, bose nta gahinda bafite. Muke ukanda subscribe uzayacikwa video ndetse na filime tubagezaho umunsi ku wundi.